uyu munsi rero nk'uko tubizi ko ari umunsi wegereza umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu, ariko ushyira impeshyi mu mayaga yacu, siko mubizi se? Ese ntabwo byagaragaye? Izuba ni ryinshi, ariko hamwe no gufatanya n'Imana, Imana yacu ijya inyuranya ibihe. Aho wicaye umwanzi ntakuriganyirize mu cyokere, Imana yacu iguha amahumbezi kugira ngo ubashe kumva ubutumwa bwaturutse kure, kandi mu by'ukuri mpamya neza ko utaturutse kure udafite, ahubwo Imana yongera ubusobanuro yatuzaniye. Haleluya, sibyo se? Nabo mwijoro bashime tatumano muka wera.
gakondo tugiye kuzabamo. Dusenge cyane tuve muri ubu butayu, dore Yorodani tugiye kuyambuka. Dore Kanani ya gihugu cyateguwe, dore yo gakondo tugiye kuzabamo. Tunyuramo biragoye kuyigenda, birafunze cyane kandi irimo amahwa, ariko mukomeze kuko hari n'abandi bayinyuzeho kandi barambuka. Nimusenge cyane tuve muri ubu butayu, dore Yorodani tugiye kuyambuka. Dore Kanani ya gihugu cyateguwe, dore yo gakondo tugiye kuzabamo. Nimusenge cyane tuve muri ubu butayu, dore Yorodani tugiye kuyambuka. Dore Kanani ya gihugu cyateguwe, dore yo gakondo tugiye kuzabamo. Harimo Satani umubiri n'isi, ntabwo wabatsinda udafite umwami Yesu, ngaho mutabaze kugira ngo akwambure. Nimusenge cyane tuve muri ubu butayu, dore Yorodani tugiye kuyambuka. Dore Kanani ya gihugu cyateguwe, dore yo gakondo tugiye kuzabamo. Nimusenge cyane tuve muri ubu butayu, dore Yorodani tugiye kuyambuka. Dore Kanani ya gihugu cyateguwe, dore yo gakondo tugiye kuzabamo. Nimusenge cyane tuve muri ubu butayu, dore Yorodani tugiye kuyambuka. Dore Kanani ya gihugu cyateguwe, dore yo gakondo tugiye kuzabamo. Urutare rukomeye rw'ishogacugo, turabwisunze muri ibi bihe biheruka amateka y'isi n'ukuri. Tube bugufi uturwanirire by'ukuri, nibwo tubasha gutsinda imitego y'umwanzi yose ukwigana. Ni wowe waremye byose, natwe turi ibiremwa byawe, tuyobore muri uru rugendo dusigaje. Mungeri w'ubuzima bwacu, dusoze mwami mwiza, adufashe kuba badasanzwe muri ibi bihe tugezemo. Ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo. Mungeri w'ubuzima bwacu, dusoze mwami mwiza, adufashe tuba badasanzwe muri ibi bihe tugezemo. Ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo. Umugoroba uraje, dore umurima uri bugufi, uragira mureke dukora n'umwete kuko ugiye kwira.
dushimikiriye tuzishimira imirimo ishize tugezeyo mugeri w'ubuzima bwacu twisunze mwami mwiza adufashe tuba badasanze muri ibi bihe tugezemo ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo mugeri w'ubuzima bwacu twisunze mwami mwiza adufashe tuba badasanzwe muri ibi bihe tugezemo ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo makamari nubwo mpora gucumuraho uza duhe gutsira ibidutsi na mu izina ryawe mana wabikoreye zawe umuhindurira amateka wabikoreye yakobo muri ganyamazi aca bugufi duciye bugufi cyane uze uture muri twe dushoboze kunesha byose dushikamye mugeri w'ubuzima bwacu twisunze mwami mwiza adufashe tuba badasanzwe muri ibi bihe tugezemo ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo mugeri w'ubuzima bwacu twisunze mwami mwiza adufashe tuba badasanzwe muri ibi bihe tugezemo ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo mugeri w'ubuzima bwacu twisunze mwami mwiza adufashe tuba badasanzwe muri ibi bihe tugezemo ni wowe twisunze rutare rukomeye tukwihishemo Yesu, hari soko
Yesu wonyejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso aruko yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. turagushima Mana kubw'urukundo rwawe wakunze abo muri iyi si bari barimbutse wemera gutanga umwana wawe wakundaga kugira ngo abazamwizera bazabona ubugingo. Warakoze Yesu kubwo kwitangira umuntu, ubuzima bwacu ni wowe tubukesha. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Warakoze Yesu kubwo kwitangira umuntu, ubuzima bwacu ni wowe tubukesha. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Amaze kugera mu isi yahuye n'ibimugora, ageragezwa n'umwanzi nk'uko natwe bitubaho. Yahanganye na Satani amunyaga ubutware bwose, iyo nsinzi y'umwami Yesu yarayidusigiye. Warakoze Yesu kubwo kwitangira umuntu, ubuzima bwacu ni wowe tubukesha. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Warakoze Yesu kubwo kwitangira umuntu, ubuzima bwacu ni wowe tubukesha. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Ufashe dushime Imana, dushime n'umwana wayo ndetse na Mwuka Wera kubw'impuhwe bagira. Natwe nka korali ari hafi tumuhaye imitima yacu, bazayituremo kandi ajya dukiza umubiri. Warakoze Yesu kubwo kwitangira umuntu, ubuzima bwacu ni wowe tubukesha. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Warakoze Yesu kubwo kwitangira umuntu, ubuzima bwacu ni wowe tubukesha. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Amaraso yawe wamenye ku musaraba niyo aduha ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Amaraso yawe wamenye ku musaraba
ibyishimo bizaba mu ijuru, bizaba twatsinze n'urupfu, mbega igitaramo n'abamarayika, oh haleluya, kaze neza mwami, mbega ibyishimo bizaba mu ijuru, tuzaba twatsinze n'urupfu, mbega igitaramo n'abamarayika, oh haleluya, kaze neza mwami, mbega ibyishimo bizaba mu ijuru, tuzaba twatsinze n'urupfu, mbega igitaramo n'abamarayika. Nuko mugende mwigishe abantu bose, mubabatize mu izina rya Data wa twese, no mu izina rya Yesu, no mu izina ry'Umwuka wera, kandi dore nzabana namwe iminsi yose, kugeza ku mperuka y'isi. Bavandimwe, mugende tugende, twigisha amahanga yose, twiheze dutegure inzira y'umwami, hahirwa uwihangana akageza ku mperuka, niwe uzakizwa, umwami Yesu aje. Mwirinde abasa bambaye inkamba, ariko ari amasekajyana, mwirinde abigisha b'ibinyoma, biyoberanya nk'intama, mugume mu kuri, mugume mu kuri, Yesu araje vuba. Umwami araje, araje mu bicu, amaso yose azamubona, araje, Yesu araje, tugende twigishe amahanga yose, Yesu avuga nzabana namwe kugeza imperuka y'isi, nzabana namwe, nzabana namwe, nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi, nzabana namwe, nzabana namwe, nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Mugende tugende, twigisha amahanga yose, twiheze dutegure inzira y'umwami, hahirwa uwihangana
turambike amaso dusenge. Nyagasani Imana yacu, umubyeyi wacu dukunda cyane, habwa icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Ndashaka ko ukorana nanjye. Aba bantu n'abawe ni wowe wabaremye, bicaye hano kuva mu gitondo, ari amakorari yaririmbye, n'aba bana bawe baturutse mu gihugu cy'amahanga bakaba bari aha kudususurutsa. Twese nanjye uhagaze hano n'abicaye bari kumva, duteze amaboko imbere yawe kugira ngo ugire icyo utumarira. Uduhe kumanukirwa n'umwuka wera. Imbaraga z'umwijima ziri aha zihezwe. Abo dayimoni yatangiye kwesaguza abahemukira, ndasaba cyane ko n'abagize ibibazo by'impinduka mu mibiri yabo wabagarura mu buzima busanzwe, kugira ngo iri terano nabo ribaryohere. Uturinde igikuba, ahubwo uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nsome amagambo ari muri Bibiliya, magambo akomeye shaka guheraho, ariko insanganyamatsiko yacu iravuga ngo akebo kajya iwamugarura. Yisomye mu Bafilipi igice cya 1:15 haranditse ngo icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice, naho abandi nabo bakabivugishwa n'umutima ukunze. Yisomye muri Yesaya 33:15 haranditse ngo Uwiteka uwera, Mana uwera wa Isirayeli aravuze ati, nimugaruka mu gatuza muzakizwa, mwituza no mu byiringiro nimwe muzaherwa imbaraga. Yisomye mu Migani 10:22, aya masomo yose abafite uburyo bwo kuyandika muyandike. Haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro Imana yongeraho. Ngibi bintu byanejeje iri somo usobanuro bwaryo. Haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga buryo uzana ubukire, kandi kuri uwo mugisha nta mubabaro Imana ikongereraho. Waba ushaka umugisha w'Imana, kurikirana amateka y'iri somo. Ubundi impamvu yatumye iri somo ryandikwa muri Bibiliya, ntabwo umugisha w'Imana ari amazu n'amamodoka. Umugisha w'Imana si ukugira amafaranga menshi. Haranditse ngo nzaba umugisha ari wo mahoro. Iri somo riravuga umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, ariko ikimenyetso cy'uko ari umugisha w'Imana nuko nta mubabaro Imana ikongereraho. Iyo ari umugore iguhaye, ntabwo aguhagama ngo ajya gufata mu muhogo nka Sandrine. Abantu naje hano ubushize mbere ku mugore witwa Sandrine, fata mu umugabo we mu mashingo. Bari muri urusengero mamwibutse, umugore w'ingare cyane. Iyo rero ari umugisha Imana yaguhaye akaza ari umugore, ntabwo ari wa wundi ugufatira intoki mu muhogo. Abantu mwaje nimugoroba mwungutse, nimugoroba nigishije icyigisho gikomeye, n'abasobanura isomo riri mu byahishuwe rivuga uburyo hanze hazaba imbwa akaba n'abarozi. Ariko byageze ku rwego rw'uko umuntu wese twasoje tubona uburyo umuntu akwiriye kwirinda gusoza nabi urugendo. Umuntu wese ahantu azasoreza urugendo burya arakatiriza yerekerayo. Hari abasoza urugendo rwabo baguye mu byaha, hari abasoza urugendo rwabo baguye mu maboko y'Imana. Kuki umugisha w'Imana ari amahoro? Kuki umugisha w'Imana uzana ubukire? Kuki muri uwo mugisha nta kababaro Imana ikongerera? Ubwo yarasobanuye ngo abantu bafite umuruho bose bafite akababaro, bafite n'agahinda kagiye kubatera kwiyahura, ibintu byose bibakikije n'ibyo batunze n'ibyo bafite byose si umugisha. Uzacunge neza ibintu wita umugisha, ushobora kuba atari umugisha, kuko umugisha w'Imana hano haranditse ngo nta mubabaro Imana iwongeraho. Iyo ari umugisha abana wabyaye bakaba bari umugisha, ntibagutera intimba ngo wumve uzimanika mu mugozi. Igihe baguteye intimba menya ko yari amagini utunze. Ni amagini wibanira mu rugo iwawe. Hagira umuntu ugwa kubwera icyigisho, utega amatwi wumva ubusobanuro bw'ibyo ndi kuvuga. Uramutse se usanze ibintu byose uhora wita umugisha, ngo ya rwose ngo Imana yamuhaye umugisha, ngo kiriya kizu yujuje hariya ngo buriya kirimo amakaro cyose, afite umugisha gute kandi atayiraramo? Umugisha afite ni uwuhe? Kandi niyo yiryamyemo adasinzira. Ndi gusobanura umugisha Imana itanga uburyo nta mubabaro igenza ite
iwongeraho. Ubwo nawe uraza gusuzuma uwawe. Dusome Abagalatiya 6:7 umurongo wa 8. Ntimuyobe, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Ibintu umuntu abiba burya nibyo azasarura. Umuntu ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasarura kubora, kandi ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo n'amahoro, ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Umurongo wa 10. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera cyangwa se ab'inzu y'Imana. Iri somo rero rivuga iki? Haranditse ngo nimuyobe burya Imana ntabwo inegurizwa izuru. Hari umuhanga hano uzi ko neguza izuru ngo atwereke uko abigenza. Se umuntu aneguza izuru ate? Icyitwa kuneguza izuru ni kwa kundi umuntu akurebera ku rutugu agasuzugura akakarusha abazima n'abapfuye, yarangiza akikokomora akagucira. Bibiliya ivuga ngo nimuyobe, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Ibintu umuntu abiba nibyo azasarura. Hari abantu batekereza yuko iyo bakoze ibikorwa bisa n'ibishengura Imana, ngo Imana ibabara cyane. Pastor Mujyarugamba atarajya muri Amerika, hari ibintu yakunze kwigisha ariko ntabwo cyari igitekerezo. Ni inkuru yabaye hariya mu mujyi wa Kigali, ahantu yitwa Kundagara. Hariya muhanda utambitse peya na utambitse yego, nuriya muhanda nyine wa peyaje hasi, hari ahantu hagiye puwaruru Kundagara. Harya hari abana ari ibintu byinshi ababwiriza bakunda kuvuga barabibonye, ariko kubera ko abantu nyine bakabyumva batyo bakajya ngo ni ibitekerezo, hari ibintu biba byarabayeho. Pastor atubwiye ukuntu umuntu yisararanze ari umugabo ufite ubwanwa, yarangiza akabanga Imana ntabwo ibaho. Abwira abantu yarahagararanye n'abari Kundagara ati Imana nibaho nibibaho nge ngiye kuyituka ku babyeyi bayo maze nyice. Maze uwo muntu arisararanga we, arayituka we, ayituka kuri se na nyina, arayituka we. Arangije abandi ngo bamureba mu maso mu gasuzuguro kenshi ati none se Imana ko nyitutse urabona inyishe? Pastor ngaramubaza ati se sha ugira abana? Undi ati ndabafite. Urafite? Undi ati warabyaye? Undi ati ndabyaye. Ubwo se umwana waramutse agututse kuri so na nyoko, wahita umufata ukamukubita ku gikuta agasandara? Undi ati se nakubita umwana wanjye kandi ari jye wamubyaye? Pastor ati nuko nawe uri igihone, uri igicucu kibi, Imana yarakuremye ariko uko ibyo bitutse uyitutse. Nta kintu yagukoraho kuko uri umwana wayo, nubwo uri igiporoporo gitereye ahangaha. Rwose uyu munsi umuntu ari ati ngiye kuzigeza muri Mbiga, bazababare bajya bibwira bati ushobora kuzinywa ukazimara mu tubari. Kurya isomo ryanjye rwanga akebo kajya hehe? Muraza kumenya impamvu y'uyu mugani. Ariko buriya muri Yobu igice cyaho cya 35 umurongo wa 6 haranditswe ngo niba uri umukiranutsi hari icyo yihaye, ubundi se ikintu ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Niko handitse. Niba uri umunyabyaha cyangwa wowe se ubundi ibyaha byawe byo biyitwaye iki? Kibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe? Cyangwa gukiranuka kwa umwana w'umuntu mugenzi wawe akaba ari we wagira icyo kumarira? Ku buryo umuntu akubwira ati yewe Imana yarambabaje nanjye sinzongera kuyisenga maze ndebe. Baciye umugani mu Kinyarwanda ngo uguhima atiretse agutura inzoga ku manywa hakabura abazinywa. Bose bagiye mu mirimo yabo, ntazizindukana ngo ubone uko utumira abantu, ahubwo akubwira ati ndagutura mu kirengarenga cy'izuba kugira ngo zikudibireho uzimwe wenyine. Nawe uba wibwira yuko uri guhima Imana, ariko burya ni wowe wishengura mu mutima. Nimuyobe, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Ibintu umuntu abiba burya nibyo azasarura. Haranditse ngo umuntu wese ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasarura kubora.
abanza mpere ubu buryo bwo kubibira mu mubiri. Hari ibintu Satani yakunze kubeshya abantu, ariko uyu munsi abantu bari kuva ino bimuka bajya gutura mu ijuru. Abantu bafite gahunda yo kuzajya mu ijuru nibo bamaze gufindura iki kinyoma cye. Kuba bari mu isi n'ibyo bahakorera n'impambi bafasha muri uru rugendo babaho batanduranya rwose. Nicyo kintu nakundiye umurongo mwiza wo guhitamo Yesu. Uyu ni umurongo utanga amahoro n'umutekano. Ntuze ndeba ukuntu aba babyeyi, urareka babwire, n'iyi korari y'abayobozi b'itorero ry'ahangaha yahagaze ahangaha, iyo mbonye korari irimo abantu bakuru na korari yaje irimo umukecuru madamu pastor w'Icumba Kabanda, ibintu byose ni ibintu biba bigenda binyigisha. Nahoze nsenga isengesho ariko Mana, nzagera muri iyi myaka nanjye nkivuga Yesu. Uzasenge mu masengesho yawe, ntuzagwe mu bapfumu. Uzasenge mu isengesho ryawe, ntuzagwe ku kabari. Uzasenge mu bintu usengera. Inyigisho ivuga ko umuntu azatura nk'umusozi, iyo ni ikinyoma. Nta hantu byanditse muri Bibiliya. Aha turi hari abandi. Kubaho umuntu adatekerezereza ibyo rye atararigeramo, ibyo bintu ni ikosa rikomeye. Ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasarura kubora. Badusomeye isomo rikomeye cyane. Uyu mubyeyi, isomo riri mu Mubwiriza 6:7 haranditse ngo burya imirimo yose umuntu akora abakorera inda ye, nyamara ntashira iki, hakoresha ijambo ryitwa umururumba. Mu Kirundi bawita umujyajya. Umujyajya ntashira umururumba. Ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasarura kubora, naho ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Kamanze mpera ku muntu ubibira mu mubiri. Reka nkubwire, biravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Uyu mubiri ni icumbi ducumbitsemo, ariko biramutse atari impamvu kuba muri uyu mubiri umuntu atazagira iherezo ryiza, kubaho kwe byaba bihwanye n'inyamaswa zipfa. Biravuga ngo umuntu ufite icyubahiro cyinshi ariko ntagire ubwenge ameze nk'inyamaswa zipfa. Kuki dukwiye kubaho dutekereza iherezo ryacu tutararigeramo? Umuntu ubibira mu mubiri azasarura kubora, n'ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero Pawulo avuga ngo ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Umuntu wese uzi neza yuko yicaye hano ari ku mubiri we ari icumbi ry'abadayimoni, yarakinguriye ibyaha, kuza bikaba byirirwa bijagata bimeze nk'inyo mu mubiri we. Natega amatwi iri tangazo nubwo ritaryoshye, ariko naritega amatwi akantega amatwi rwose, akareka kwishinga ibintu abantu bamwoshya cyangwa ibyo yigize. Ndasoza iri somo yumvise ikimwuka wera w'Imana rivugiramo. Nababwiye nti nta muntu n'umwe uhagarara ku ruhimbi ngo hagire umubwira ibyo azahavugira. Abamenyereye kubwiriza nka ba Werarisi n'abandi babwiriza bari aha ngaha, urabizi ko ujya no ku ruhimbi hari n'ibyo wateguye bikakuguruka ukavuga ibyo Yesu ashaka. Ibyo mwabikoze bushakashatsi namwe? Witonde rero. Umuntu wese ibintu ndi kuvugira hano niba bitakureba urebe hirya, ariko nta mubwiriza w'imvuga busa ubaho. Ibyo oya rwose, nutanafashwa nta n'itegeko rihari ryanditse muri Bibiliya rivuga ko abantu bose bazajya mu materaniro bakayafashirizwamo. Oya, ibyo bintu, iyo nyigisho ni ikinyoma. Kandi nta tegeko ryanditse muri Bibiliya rivuga ko abantu bose bazajya mu ijuru. Iyo nyigisho nayo ni ikinyoma, ahubwo ibiramambo. Bibiliya ubwayo niyo ivuga ko abantu bazajya mu ijuru ari bo bake ugereranije n'abazasigara hano. Matayo 7:13, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo yo iraruhije, kandi abanyuramo ni bake. Irembo rifunganye rigutegeka ko niba upfakaye
ugomba kuguma gutyo cyangwa ugashaka umugabo wawe muzakomezanya ubuzima niba umubiri wawe ukunda kukujujubya. Irembo rifunganye rikubuza kutinjiza abagabo mu rugo iwawe uko bwije n'uko bukeye, ahubwo iryo rembo rifunganye rikagutegeka ko niba irari rikomeza kukotsa ugomba gushaka uwawe mugabo mugakomezanya ubuzima. Irembo rifunganye ritegeka abantu kurya ibyo barya, ikavuga ati muzarya ibi niba mushaka kurinyuramo, niba mutarishaka mujye murya igihogere. Idini rirya byose, rikemera byose, rikanywa byose, rigakora byose. Ese uramutse usanze idini ryemera byose, rikarya byose, rikanywa byose, rigakora byose, usanze ari ry'abantu benshi bicaye hano bayobotse, kugira ngo nuko ubwami bw'Imana baba batabushaka? Reka nkubwire, inzira ijya mu ijuru ibamo amahane. Umva, urebye amabwiriza yibamo, hano igihe abantu baba batari kubu, nta handi Imana yazanyuze iyi nzira, nta handi byanyura ngo abantu bazajye mu ijuru. Ni ahangaha niryo tegeko, ku buryo abantu bavuga bati Imana izashaka uburyo yakwiyeranje twimure itujyane mu ijuru, si ngombwa kunyura ahangaha. Ariko Imana ati ntabwo byakunda, niba muhashaka muhanyure. Irembo rifunganye niryo rembo ryantangaje. Umuntu arinyuramo adafite ibye byose, umuntu arinyuramo atarya byose, umuntu arinyuramo atambara byose, umuntu arinyuramo afite urugendo rwe. Hari n'igihe warinyura muri wenyine mu muryango wawe, kandi umuryango wawe ari igisekuru kinini cyane, ariko ukarihitamo kurinyuramo. Bayise inzira y'umubabaro. Niyo mpamvu Salomo yarabyanditse aravuga ngo ijuru ryatworohera. N'umuntu witwa Elena White w'umunyamerikakazi yabyanditse mu gatabo kitwa Imiteguro y'Imvura ituma paji ya 8. aravuga ngo ijuru ryatworohera turamutse turibonesheje imibabaro. Salomo arandika aravuga ngo agahinda karuta guseka, kandi umutima w'umunyabwenge uba mu nzu y'imiborogo, naho umutima w'umupfapfa wo uhora mu nzu y'ibirori. Ntabwo nzabona umwanya, ariko ni nawe ubona nzagaruka ibi bintu tubyigane neza, mbasobanurire ibintu byitwa ibirori, akaga kabyo n'uburyo bihuje abantu mwiteguro. Ikintu cyitwa za anniversaire zitarangira mu ngo zacu, za brad shower, za baby shower, za kitchen party. Umva reka mbwira, icyampa amahirwe nkazagaruka hano ibi bintu nkabisandaza byose, ariko nkabivugana nabisoma kuri ibintu byabuje abantu mweteho gusenga, ntibakimenya umunsi n'itariki babatirijweho, ariko iyo anniversaire yagize we, uramutse usanze ibintu uri kwikora nta kintu na kimwe kiri gukufasha mu kwimuka muri uru rugendo, muri iyi nzira ngo ugira aho uva naho ujya, ahubwo ugasanga birakuzirikira inaha ukagira ngo hano ni iwanyu. Aha ntabwo ari iwacu, dufite iwacu ni mu ijuru. Ubibira mu mubiri muri ubu birazasarura kubora. Ubu muri iyi minsi ikibazo abantu bafite, nahica abantu bari kwanga guhamagarwa amazina y'ababyeyi babo, yakumva bavuze bati dore mwende runaka ipfunwe rikamwica, akumva adashaka ko bamenya ko ari wo kwa runaka kubera ikibazo cy'amateka. Iyo usomye mukurikirana aya magambo yose, iyo usomye amagambo ari mu Migani 28 umurongo wa 17 haranditse ngo umuntu wese uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abicyohehe kugira umutangira. Ndi ku isomo rivuga ngo ubibira mu mubiri muri uwo mubiri azasarura kubora, naho ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasarura ubugingo n'amahoro. Iyo Bibiri ivuze ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abicyohe he kugira umutangira. Abanyarwanda duhuje amateka, nubwo tudahuje inda imwe twavukiyemo, ariko turi abavandimwe rwose, turi abavandimwe. Iyo duhuriye ku rurimi, tukaba duhuriye ku kumva neza, burya turi abavandimwe. Ariko ikintu cyantangaje, umuntu akora ikintu akagikora yumva ari kwirwanaho, akazabona nyuma y'imyaka 10 akabona ikintu yakoze ingaruka zacyo zije zicumba akabando, zikamubwira ziti nkingurira dore twaje kandi wabikoze wumva
utazi ko bizagaruka. Umuntu wese uremererwa n'amaraso y'uwo yishe, bana b'Imana, ni iki gituma birikomeza kwibasira abicanyi kandi hano nta bafasha amahiri bahari? N'abari aha ngaha baramutse bari muri ibyo byiciro, leta ikaba yabafatira imyanzuro. Kuki umuntu wese abarwaho amaraso y'abantu? Abantu bica abandi gute? Babica byagenze bite? Iyo usomye igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, byagenze bite kugira ngo bavuge yuko umuntu ashobora kwica mugenzi we akamurambikaho icyuma akigendera, akamurambikaho ubuhiri akagenda? Bibiliya mu Migani 28:17 haranditse ngo umuntu wese uremerewe n'amaraso y'uwo yishe. Ni ku isomo rivuga ngo akebo kajya he? Akebo kajya iwamugarura. Tega amatwi wumve icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi bintu. Mu gitabo cy'uburezi paje 200 47. Tega amatwi, nababwiye ntibyongera amahirwe y'uko ikintu cyose iyo cyanditse mbafite umutekano. 247. Iyo dutekereje iby'umuntu ufite ubugome bukomeye ushobora kwica umuntu akanamurya, tugira ubwoba bwinshi cyane maze tukiheba. Ariko se ingaruka z'iyo migirire iteye ishozi zaba arizo mbi cyane kurenza ishavu n'amakuba biterwa bizanwa no gutera umuntu urubwa, kumusebya cyangwa se kumusesereza? Hano harimo abantu bitwa abarozi nta n'umuti w'igicurane bazi. Ababise abarozi dore ubu baricaranye hano. Izina rye yarariharabitse kugeza igihe abantu bamwikokora bakanga no kwicara iruhande rwe ngo ni umurozi kandi nta n'umuti w'igicurane azi. Iyo umuntu ajya kuroga undi atanga amatangazo. Murebe hano, murebe hano, nta muntu waruzi ibintu ndi bibwiriza aha ngaha. Ibyaha byo mu cyaro ndabizi n'iby'abanyamujyi ndabizi. Hari iyo tugiye kubwiriza mu mijyi hari ibyo tubwiriza abanyamujyi. Nibiba byaraheranye abanyacyaro bigatuma ubukristo bwabo butazamuka ngo butere imbere, nabyo turabimenya tukabihanura. Tega amatwi ibintu ndi kubwiriza ku ruhimbi, umuntu uri kugusakuriza umubwire uti mbabare ureke ntega amatwi mugabo. Iyo dutekereje iby'umuntu ufite ubugome, ndi kuri paje 247 igitabo cy'uburozi, ushobora kuba yakwica umuntu akanamurya, tugira ubwoba bwinshi cyane tukiheba. Ariko se ubwo rero bari kuvuga ba Kazungu, hari undi mugabo ku Gisagara nawe wisha abantu akajya babaga akabakokora inyama, ntabwo ari cyo cyiciro kivugwa. Bari kuvuga umuntu uteye atya. Iyo dutekereje iby'umuntu ufite ubugome bukabije ushobora kwica umuntu akanamurya, tugira ubwoba bwinshi cyane tukikomanga ku matako tukiheba. Ariko se ingaruka z'iyo migirire iteye ishozi zaba arizo mbi cyane kurenza ishavu n'amakuba bizanwa no gutera umuntu urubwa, kumusebya cyangwa kumusesereza? Ni mutyo abana, ingimbi n'abangavu, abasore n'inkumi bige cyane uburyo Imana ibona ko ibi bintu ari bibi. Ururimi rwacu ni rwo rwica abantu kandi ni narwo rubakiza. Byanditse mu Migani 18:21. Umva hepfo gato uko umuntu w'Imana akomeza kwandika mu byanditswe byera. Ndacyari kuri ya paje. Abantu bose basebanya bashyirwa mu mubare umwe n'uwabanga Imana, abahimbi bibi, abadakurwa ku ijambo, abicanyi ndetse n'intababarira, abuzuye kurarikira ndetse n'indakurwa ku izima, abava mu masezerano nta mpamvu ndetse n'indyarya. Iteka ry'Imana nuko abakora ibisa bitya bose nabo bakwiriye gupfa. Niko handitse. Niyo mpamvu akebo kajya iwamugarura. Uyu munsi niba warafashe umuntu ukamwirukanisha ku kazi kubera ijambo ryawe ribi, uyu munsi niba warafashe umwana w'abandi ukamutera inda ukigira nyoni nyinshi ukabura aha ngaha, uyu munsi ukaba warafashe umugore w'abandi ukamurongora nawe ufite uwawe, mubwire ko nawe mu myaka nk'icumi cyangwa 15 iyo icyaha wakoze waranakihannye Imana yaranakibabariye, mubwire ko ushobora gusanga umwana wawe bamuteye inda, umwana akagerwaho n'ingaruka za se wakoze icyaha akiri umusore. Hari ibintu abantu baba batazi. Burareka mubwire, mujye witegura nukora ikintu wumva biri mu burenganzira bwawe.
hano hari abantu bashobora kuba biyemera kuri bagenzi babo, ukagenda wagaramitse agahanga. Itangazo nkutangariza kuri aya manywa, ntabwo we n'uwo ari we wese ngo ndiguhe kuko utaruzi ibyo ndibwigishe ngeze aha. Nuko ikintu cyose gikozwe ari cyiza kigira ingaruka nziza, niyo ari kibi nacyo ujye witegura ingaruka zabyo. Ahantu hari abantu basebeje bagenzi babo, barahabika amazina yabo, barayangiza, ibintu byose bitagira igihamya, urugero nk'amarozi. Mujye mubyitondamo. Hano ngo hari abarwayi ibihuherano, ngo hari abarwayi bitambukano, ngiyo muhuje amaso ngo dupfa guhuza amaso gusa ngo umubiri wanjye ugahinduka. Uri umuhanuzi w'ibinyoma. Imyuka mibi urwaye niyo ituma uhorota izo mpfu, kandi ikintu utinya nicyo kizaguhita. Ndi kuvuga abarwayi bitambukano muri aha ngaha. Ndavuga ngo abarwayi ibihuherano, ngiyo bishize bongezamo. Ibyo bintu wabitangira ubuhamya. Izo mbaraga z'abadayimoni zikorera mu isi, ko dayimoni zidatoranya zizafata. Iyi ni indwara umuntu arwara, uwo ari wese arayirwara, ntabwo ari ibirogano, ahubwo uzacunge neza. Ibyo nibyo bituma tutizera Imana. Paje 374 igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, haranditswe ngo kutiringira Imana ni imbuto yera ku mutima utarabyarwa ubwa kabiri. Hepfo ngo ariko kwizera ni imbuto ya Mwuka Muziranenge izakurira gusa aho Mwuka yagiye ahabwa umwanya. Niki gituma abantu batizera Yesu? Ndikubaza abantu murwayi bitambukano n'ibihuherano hangaha, ubuhamya bw'ubwayo marozi wabutanga? Uhamya gute ko ari Nyaminani wakuroze na Mutabaruka na Samweli? Uhamya gute yuko ari Nyarurukundo na Mariya? Ni iki gikuhamya gituma ibintu hari wihagaraho ndetse niyo duhuje amaso umubiri wanjye urahinduka? Ubwo buhamya wabutangaho? Ibiba ku bandi nawe byakubaho. Nta muntu n'umwe washebeje undi amarozi nawe udasaza batayamushebeje. Ubwo mugiye kuvuga ngo naje kwiraburiza abarozi ngo nibo naje kuvugira. Hano niyo hari umurozi uroga nawe azarogwa cyangwa bamurogere. Ntabwo ari ugushyonyagiza abanyabyaha, ariko ndi gucyaha umuntu ukunda kuvuga ibintu adafitiye gihamya. Ikibazo kijyanye n'inzangano z'amarozi cyo mukitondere, kuko nta muntu ubona undi aroga. Nta ubona undi aroga. Ibi ni ibyaha bikorerwa imbere, nyirabyo nahishuka azihane, natihana ntazava ku isi sitamwituye. Niba Umwuka Wera w'Imana hari ikintu yatunze urutoki ku mutima wawe, haguruka uze hano ku ruhimbi. Umuntu uti ndambiwe agahato ka Satani, ibyo Satani yankoresheje birahagije, ndashaka ko bansengera. Umuntu ati izo nanyoye zirahagije, sinzongera kunywa izindi. Umuntu ati aho nagiye kuraguza naho sinzasubirayo. Umuntu atabona asambanye nabo ndabarekeraho, sinzabyongera. Umuntu atabona ibye ndabarekeraho naze. Umuntu ati abo nahemukiye bose Yesu andebe mu. Iki kibazo ndi kubaza, ntabwo ndi guhamagara ababatizwa, ndi guhamagara umuntu ukeneye imbaraga y'Imana ibohora, akaba ashaka kuva ku minyururu. Umuntu umaze igihe kirekire cyane afite iminyururu y'ibyuma iboshye umutima we, abadayimoni baramuteje agahinda gakabije, naze bamusengera. Umuntu Satani yateje intimba y'agahinda, akagambirira no kwiyahura, agashaka aho yiyahurira akahabura, naze bamusengera. Twiga icyigisho kiba agakebo kagiye mugarura. Ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe, ariko igihe bitaraza ngwino wihane, Yesu arababarira. Iri tangazo umuntu wumva rimureba kuri purusa zose, naze bamusengere. Nta kwihana bya kiyobozi bibaho, nta kwihana by'ikinyabupfura bibaho. Niba Umwuka Wera w'Imana hari ikintu yakoze ku mutima wawe, ngwino ngusengere. Iki kibwirizwa gishobora kutaba kirekire cyangwa se kikanaba kirekire, ariko umuntu Umwuka Wera w'Imana abwira ngo jya hariya we bagusengere, nazi. Umuntu ijwi ribwira ati genda bakubohore uraboshye, naza abohoka. Iki giterane ni icyo kubohoka, ngwino ubohoke. Reba
kurekura satani, nutamurekura azagukorera iby'ifundi ikorera ibivuzo. Mana yo mu ijuru ukiranuka cyane, izina ryawe rihimbazwe. Dutangiriye gahunda twagusabye ngo urinde abadayimoni ko batuvangira, none urabikoze. Mpamagaye aba bantu baje ku ruhimbi mu buryo nabahamagayemo, nababwiraga ko nibaza hano mbabohoza mu izina rya Yesu. Ibyo bintu nakoresheje n'ayo magambo navuze si ubwirasi, si ubwiyemezi. Wavuze ko nidusengera abantu tubatura umugisha bazawubona. Uvuga ko nitunagira abo tuvuma bazahinduka ibivume, ariko si icyo nkoze. Ndatura umugisha kuri aba bana bawe bahagaze ku ruhimbi. Imbaraga yateye buri muntu wese guhaguruka niyo yamwemeje. Umwuka wera w'Imana agenderera umutima we. Urakoze cyane. Ubu duhagaze hano turi mu byiciro bitandukanye. Ibintu twakoze nama yagwa. Abantu baramutse badufunga badufungira mu mazi abira. Turamutse twinjira muri gereza twajya mu nzu zitabona, twari dukwiye guhabwa akato bakaducira kubirwa, ahantu dukwiye kuba twenyine kubera amakosa yacu. Natwe tuzi wawe, Imana iruhura imbohe. Amen. Imana ikiza abarwaye. Imana ikiza abo bari bagiye gupfira mu byaha. Imana yavuze ko ngo agiye mu ijuru kandi azagaruka atutware. Aka kanya rero tuzi imbere yawe na kintu gikomeye tukuzaniye, ariko tuzanye imibiri yacu. Nukuri tuzanye imibiri yacu. Ndasaba ko Mana ngo aka kanya utwakire. Amen. Tube abana bawe batoranyizwe, abana basizwe, kandi abana bakiye agakiza. Amen. Dufite rero abana batoya bazi hano kusengerwa, abana bakuru n'abantu bakuru n'abandi bicaye, nabo kuvuga ko nabo bashakaga kuza ariko batuye imitima yabo. Twese Data ndasaba ko ngo twakire. Amen. abonye abantu benshi cyane azamuka umusozi, abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima n'abashavura, hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Yesu akunda abana, Yesu akunda abana, yadukijije ibyaha. Yesu akunda abana, Yesu akunda abana, Yesu akunda abana, yadukijije ibyaha byacu. Yesu akunda abana, bamuzanira n'abato ngo abahe umugisha. abigishwa be barabacyaha, aterura amagambo ati, nimubaze kunsanga kuko ameze batyo.
of time have come and gone since I first had it all, that Jesus would come again someday. If back then it feels so real, that I just can't stop but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern skies. Lift up your head, redemption draweth nigh. War and stripes on every land, and burdens fills this place. Yet some people still doubt He'll ever come again. But the word of God is true. He redeemed His chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Keep your eyes upon the eastern skies. Lift up your head, redemption draweth nigh. Draweth ndagira ngo mbasuhuze mwese abashonje abananiwe ariko kandi muri imbere y'Imana. Uwiteka dutegurira ameza mu maso ya Satani utwanga, ariko turahari. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Rero nagira ngo dukomerezeho, baturirimbire, dutarame, saa 9 dusoze. Hari icyo byabitwaye? Ababishaka ko tubigenza dutyo turebe. Murakoze. Hari icyo ngira ngo rero mbasabe. Yesu ashimwe. Ntago nkeka ko dufite amataniro menshi nkaya y'umugisha. Kera abadiventiste baga imbere y'Imana paka, ariko ubwo ni n'umugisha kugira abashyitsi. Akimana, akiri
Naribi kabisa, naribi kabisa. Imana ni nziza ngo niyo kamere yayo. Murakoze cyane, nishimiye kubana nawe. Bakristo nimube maso, muze dufate urugendo, tugenda tugana ijuru, ahuzuye umunezero. Bakristo nimube maso, muze dufate urugendo,
yasize ubwiza bwe bw'ijuru yitangiye kudupfira azanezerwa n'agaruka kujya naho yacunguye nibaza asanga wari maso bamaze kumwitegura ntusubire inyuma ukomeze ugire imbaraga uyobore abana b'Imana kandi Imana irabireba niba umuganga murumva kubera ko satani yararakaye siko bimeze yararakaye ntabwo ariko hari byinshi twari kugeramo ariko ndashimira famiye Masereka ntabwo nabo bigeze bacogora hari byinshi murabona hari byinshi byagombaga kuba byabahaye na korali zari kuza zindi ariko barazi bati uko biri kose ntabwo duhagarika igitaramo ntabwo duhagarika igiterane ahari hari umuntu umwe cyangwa babiri bakira Imana ihimbaza